uko yatangiye umuziki benshi batabyumva cyangwa se batabishaka impinduka mu mikorere nyuma y'uko Clarisse Karasira abashije kwibaruka umwana abivuye imuzini muzingo. Jya wumva nitwa Mwizerwa Patrick, iyi ni Fungrasi TV show nk'uko mumaze kugenda mubimenyera. Please kora subscribe wowe utarayikora, wibuke kandi no kujya muri comment wandike muri comment icyifuzo, igitekerezo, inyunganizi byose wifuza kuvira imuzingo kuri byinshi ku bitekerezo watugejejeho. Guys, please do you remember to share? Umuhanzikazi Clarisse Karasira uyu nguyu yumvikanishije yuko kuva yakwibaruka imfura ye yatangiye urugendo rushya rw'umuziki we, agamije kandi gukora ibihangano umwana we azareba cyangwa se azumva agaterwa ishema n'ibihangano mama we yakoze. Ayo ni amagambo ya Clarisse Karasira. Ibi kandi bijyana n'imyitwarire ya buri munsi mu rugo rwe, yewe gutegura ejo hazaza h'ubuzima bwe ndetse n'ubw'umwana wabo bafite w'imfura hamwe n'umugabo wiwe bashakanye. Ibi kandi yabigarutseho ku itariki 22 Gicurasi umwaka wa 2024 mu kiganiro cyihariye yagiranye n'ikinyamakuru Poland Press Health cyo mu mujyi wa Poland muri leta ya Maine cyangwa se muri leta zunze ubumwe za Amerika. Clarisse Karasira kandi niwe muhanzi wa mbere mu Rwanda wagiranye ikiganiro n'iki kinyamakuru, kuko iki ngiki kirimwe mu bikomeye mu gihugu cya Amerika. Ni ikiganiro kandi banyujije ku muyoboro wabo wa YouTube channel yabo. Iki ni ikiganiro kandi uyu mudamu yatanze mu gihe ari kwitegura alubumu ye ya 4. Yagarutse kandi mu ngingo nyinshi zigiye zitandukanye ziteye amatsiko kuri we, nk'uko yafashe icyemezo cyo gusezera kuri televiziyo zimwe yakozeho hano mu gihugu cy'u Rwanda mu mwaka wa 2009, yewe n'ibindi bigiye bitandukanye. Mu kiganiro n'umunyamakuru Megan Mireye, uyu nguyu ni umunyamakuru wa Poland Press, uyu nguyu kandi akaba yaratangiye abaza Clarisse Karasira uko yagize inyota yo kwinjira mu muziki kugeza ubu ngubu imyaka 5 irashize. Yiyeguriye inganzo ye akunda cyane, niko nawe abitangaza. Mu kiganiro imbere y'amagana y'abantu bitabiriye iki kiganiro bari barimo bagirana, ndetse harimo n'umugabo we Sylvain Dejoie, Clarisse Karasira yavuze yuko yatangiye umuziki ahanini byaturutse ku kuba bamwe mu muryango wiwe bafite ubumenyi ku muziki. Abangaba harimo mama we cyangwa se nyina, ise usanzwe ari umupasiteri mu rusengero, ndetse yewe no kuba yaramenye cyangwa se yarakuriye mu itorero ryamufashije kumenya kubyina yewe no kuririmba. Ibi ni bimwe mu bintu byatumye akura yumvamo ikijyanye n'umuziki. Aya ni amagambo ya Clarisse Karasira yivugiye muri Poland Press. Uyu mudamu kandi avuga yuko yakundaga kubyina kubera ko yiyumvagamo kuzanyura kuri televiziyo, ariko kandi ni urugendo yafatanyijwemo cyangwa se yafashijwemo no kwandika indirimbo, newe no kwandika imivugo igiye itandukanye ndetse n'ibindi byinshi uyu mudamu agenda akora mu bijyanye n'umuziki. Uyu nguyu kandi yakomeje avuga yuko mu mwaka wa 2019 aribwo yafashe icyemezo nakuka cyo kwinjira mu muziki. Clarisse Karasira kandi avuga yuko kuva mu mwaka wa 2016 kugeza mu mwaka wa 2019 uyu nguyu yakoraga kuri Flash FM ndetse na televiziyo yabo yitwa Flash TV. Yakomeza agira ati, nubwo byabaga bimeze kuriya mu bihe bisanzwe nabaga ndi kuvuga amakuru, ariko igihe nabaga nari kuri televiziyo cyangwa kuri radiyo bitandukanye, nabaga ngiye mu muziki cyangwa se ngiye kwikorera ibyanjye bijyanye no kuririmba. Yakomeje avuga ati, numvaga ko igihe kimwe kizagera nkakomeza nkakurikira icyo umutima wanjye umbwira. Avuga ko kandi mu mwaka wa 2019 yafashe icyemezo cyo gusezera kuri televiziyo abo bakoranaga, bagatekereza yuko uyu nguyu ashobora kuba agiye kujya gukorera kuri televiziyo Rwanda, ariko we siko yabitekerezaga, sinako byari bimeze, kuko we yari agiye kwigarurira injyana yiwe cyangwa se umuziki yiyumvagamo.
Uyu muhanzi kandi akomeza avuga ko yabwiraga bagenzi be yuko agiye kwinjira mu muziki ariko bamwe ntibabyumve cyangwa bakanga kubyemera. Avuga ko kandi indirimbo ye ya mbere yayise gira neza wigendere cyangwa se gira neza muri make. Uyu mudamu yakomeje agira ati ubwo nashyiraga indirimbo yanjye ya mbere kuri YouTube iyi ngiyi nasigaye nsenga Imana nyibwira ni Imana ni wowe wenyine nshingiyeho kandi ni wowe mpfunyeneyeho ubufasha kugira ngo indirimbo ibashe kumenyekana kuko nta kintu mfite cyo gukora atari wowe ubikoze Mana yanjye. Yakomeje agira ati icyo gihe nasubiye mu rugo ku munsi wa mbere nyishyizeho cyangwa se ku munsi wa kabiri wakurikiyeho nararebye nsanga umubare munini cyane w'abantu bayirebye kandi bayikunze. Naratunguwe cyane ku buryo budasanzwe. Yavuze yuko ibi byamuteye imbaraga zo gukora indi ndirimbo ya kabiri bituma aho yajyaga ahantu aho ariho hose haba muri supermarket abantu bamubwiraga ko bamumenye cyangwa se bamuzi, bigatuma atongera kujya ahantu henshi hagiye hatandukanye uko yiboneye cyangwa se uko yishakiye nk'undi musitari wese. Clarisse Karasira akomeza avuga yuko indirimbo ye ya gatatu yise Ntizagushuke ingingo yamubereye idarapo ry'umuziki we kuko byatumye abasha kugera mu bihugu bigiye bitandukanye kubera iyi ndirimbo Ntizagushuke. Ngo ndetse yewe kandi yakire telefoni z'abantu zigiye zitandukanye cyane cyane izo muri guverinoma, ni nabwo yabonye abamufasha mu muziki we cyangwa nk'icyo twakita management. Yakomeje agira ati ni indirimbo navuga ko yahinduye ubuzima bwanjye kuva icyo gihe kugeza na n'uyu munsi nkomeje urugendo rwanjye rwa muzika muri rusange. Clarisse yagize ati mu ndirimbo yanjye ya mbere bamwe mu banyamakuru ntabwo biyumvishaga yuko nzakomeza gukora umuziki ku buryo bamwe muri bo bagiye bumvishe nkoze indirimbo ya kabiri birabatungura cyane nibwo bamenye neza ko bishoboka ko nshobora gukora umuziki bigakunda barabyizera nanjye numva nkomereje aho ngaho n'imbaraga zikomeje kwiyongera. Uyu mudamu wavuze ko yahisemo kuririmba ku ndirimbo z'ubumwe, urukundo, ubwiyunge, kugira neza n'ibindi ahanini biturutse ku kuba narakuriye cyangwa narabaye mu gihugu gifite amateka yihariye biturutse kuri genocide yakorewe abatutsi mu mwaka w'1994. Uyu mudamu kandi akomeza avuga neza yuko yishimira uruhare runini indirimbo ze zikomeza kugenda zigera mu kunga abanyarwanda cyangwa se mu kongera kubanisha neza abanyarwanda, kandi koko uyu mudamu ibyo avuga ni ukuri kuko indirimbo ze avuga zirimo ubutumwa, amakuru meza afasha abantu imitima yabo ikabasha guturiza hamwe ikanogerwa n'amagambo agenda aturuka mu kanwa k'uyu mudamu koko rwose. Clarisse Karasira kandi yavuze yuko yakuze afatira urugero rwiza rw'abahanzikazi bakomeye mu muziki harimo nka Cecile Kayirebwa, Yvonne Chaka Chaka, Makeba n'abandi bagiye banyuranye. Clarisse Karasira akomeje avuga ko muri iki gihe yimukiye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, yakomeje ibikorwa bye by'umuziki bigiye bitandukanye kandi yifashishije imbuga nkoranyambaga kugira ngo ubutumwa bwe abashe kubusakaza ku banyarwanda cyangwa se ku bakunzi b'umuziki wiwe by'umwihariko igihugu cy'u Rwanda. Uyu muhanzikazi kandi akomeza avuga yuko mu gihe amaze muri Amerika yungutse inshuti nyinshi, abavandimwe n'abandi bakomeza kumufasha mu gukora ibikorwa bye bigiye bitandukanye umunsi ku munsi. Clarisse Karasira avuga yuko amaze kuririmba maserukiramico akomeye yewe n'ibitaramo byinshi bigiye bitandukanye, ibirori n'ibindi byinshi, kandi ko yifashishije zimwe muri studio za hano muri Poland
gukora indirimbo ze nyinshi zigiye zitandukanye. Uyu mukobwa muramuzi cyane mwese, nta n'umwe utamuzi mu ndirimbo ze nziza zigiye zitandukanye n'izagushuke, ari nayo yatumye abantu bamumenya ku rwego ruhambaye. So guys, reka tube ducumbikiye amwe mu makuru y'uyu muhanzikazi ahangaha, tuzasubire muri video z'ubutaha. Wibutsa gukora subscribe no gukora ku nzogera kugira ngo utazajya ucikwa n'inkuru zose tuzagenda tukugezaho. Wibuka no kujya muri comment utwandikire icyifuzo, igitekerezo n'inyunganizi byawe, turubyakirana yombi. Guys, nge ndabakunda nkuko mubimenyereye. Nitwa Mwizerwa Patrick, iyi ni Fungarase TV show. Nakagaruka turi kumwe mu yandi mavideo yacu azagenda akurikira. Ciao ciao, turabakunda cyane.